abayobozi b'iri teraniro ryacu turabashima cyane kubw'umwete bakorana umurimo w'Imana. Yego. Dushima Imana yabahaye ubwenge n'uko kwitanga kugira ngo baduhuze twese turi ku migabane itandukanye. Imana ibibahera umugisha. Amen. Naribajije ajeho gahunda yo kugira ngo tuzasangire namwe ijambo ry'Imana. Nibaza ijambo dushobora kuganira. Numva Imana inujuje mu mutima ijambo rivuga ku kubabarira. Yego. Niryo turi buganireho uyu munsi wa none. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu isengesho Yesu yigishije abigishwa be. Dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6, umurongo wa 9 turagera ku murongo wa 13. Yego. Dusome. Ijambo ry'Imana yabango nimusenga umusenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu z'uyu munsi, uduharire imyenda yacu kuko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Tuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. 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 Nifuje ko tuganira ku kubabarira. Ijambo kubabarira riza rikurikiye ahakozwe amakosa cyangwa se ahakozwe ibyaha. Iyo nta makosa ahari, nta byaha bihari, iryo jambo ntiriba rikenewe. Yego. Ariko kuko isi dutuyemo, mu miryango tubamo, aho dukorera imirimo itandukanye, kamere muntu tugoswe n'intege nke zitugusha mu makosa no mu byaha. Ikiba gikenewe rero ni ukubabarira. Yego. Iki gihugu mubona turimo cy'u Rwanda, kuba kigeza gishimwa n'amahanga, Yego. abagisura n'abacumba bakagishima, nuko hagaragaye kubabarira amakosa n'ibyaha by'indengakamere byakozwe muri iki gihugu. Yego. Yego. Nyuma yaho, kuko habaye kubabarira, Imana igitangamo umugisha. Imana ishimwe. Umuntu wahemukiwe iyo adafite imbaraga zimushoboza kubabarira, aravunika. Yego. Agera aho gahinduka imbata. Kubera umutwaro ahorana mu mutima, ndetse n'abamusuzuma bageraho bakabibona yuko hari umutwaro afite. Kubabarira bikaruhura umutima. Yego. Kubabarira bikuzuza umuntu ibyishimo. Kubabarira bigatanga imbaraga. Amen. Kandi uko kubabarira bikorwa n'umuntu w'intwari. Ikigwari nticyababarira. Paulo yavandikiye abi Korinto mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 13 umurongo wa 10. Aravuga ngo igitumye nandika ibyo ntari kumwe namwe ni ukugira ngo nimpagera ne kuzaca imanza z'imbabazi nke. Yego.
guca imanza z'imbabazi nke ni ukutababarira. yego Bivuga yuko mm, hagomba kugwira imbabazi, mm, kuko intego y'ibanze y'ubutware bw'intumwa Pawulo mm, ni ukubaka si ugusenya. yego Ahatari kubabarira mm, ibintu birasenyuka. yego Twahamagariwe kubaka no kubakana mm, mu buryo bw'ubukristo. mm, Uko kubakana bigashingira ku mbabazi. mm, Nari mvuze ngo intego y'ubukristo mm, ni ukubakana. yego Umuntu wese akubaka mugenzi we, mm, kandi akubaka yubakiye ku kubabarira. mm, Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo turebye imiryango niyo ugize itorero. mm, Itorero niryo rigize igihugu. mhm, Ibyo bintu uko ari bitatu birajyana, mm, kandi byose bikeneye imbaraga zo kubakwa. mm, Ni ukuvuga ngo hose hakenewe imbabazi. yego Mu miryango tubamo, mm, aho dukorera imirimo yacu ya buri munsi, mhm, mu gihugu dutuyemo, mm, noneho imbabazi zikagwira, ariko kubabarira ibyo twubaka bikubakika. amena amen Ariko mu itorero iyo abantu batababarira, mm, rya torero ntibishobora kubakika. yego Dusomye ijambo ry'Imana, ni Yesu wigishije abigishwa be gusenga. mm, Turyita kenshi ngo ni isengesho umwami Yesu yadusigiye. mm, Abandi hari abashobora kuvuga ngo ni isengesho ry'intumwa, kuko niryo ryarisabye. yego Muri iri sengesho yavuze amagambo 6 y'ingenzi. mm, 3 yerekeye ku Mana, mhm, andi 3 yerekeye kuri twebwe abantu. mm, Aya 3 abanza yerekeye ku Mana, mm, yabanje kuvuga ngo izina ryawe ryubahwe. mhm, Izina ry'Imana ni izina ryera. amena Imana ni Imana yera. yego Kubaha iryo zina dukwiye kuba nk'uko iri, natwe dukwiye kuba bera. mm, Nta cyatugira bera atari ukubabarirwa. yego Nta cyatugira intungane hatabaye kubabarira. mm, Uwanditse igitabo cy'Abalewi igice cya 11 umurongo wa 44 mm, yaravuze ngo nimubabera kuko iyo abahamagaye ari yera. amena Icyatugira abera mm, n'icyahindura abagenzi bacu kuba bera mm, ni ukubabarira. mm, Hatabaye kubabarira, mm, umuntu ni umunyantege nke. cyane Ejo bundi Dr. Muhebera atwigisha hejuru y'umuryango za nkingi yavuze, mm, yatubwiye inkingi 7, ndatekereza ngo yaba yarashizeho n'iyo kubabarira cyangwa se y'imbabazi. yego Kuko hatabaye kubabarira umugabo n'umugore ntibakubaka. mm, Hatabaye kubabarira umwana n'umubyeyi ntibabana. yego Hatabaye kubabarira pastori n'abayobora ntibakorana umurimo. mm, Hatabaye kubabarira, nukuba haleluya, amena nukuba amena ngo byose bikwiye gushingira ku kubabarira. Niyo mpamvu kubaka bishingiye ku kubabarira. mm, Izina ryawe ryubahwe. amena Usomye muri icyo gitabo cy'Abalewi
icyo gitabo kigenda kigaruka kuri icyo kintu cyane kivuga kwera gutungana. Na Petero yarabivuze mu gice cya mbere, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 15 kugera ku murongo wa 16. Aravuga ngo nimubabera kuko yabahamagaye ari yera. Yego. Ngo nimubabarirane kuko namwe mwababariwe. Asante. Aravuga ngo ubwami bwawe buze. Iryo ni ijambo rya kabiri muri amagambo 3. Ntabwo ari ukuvuga ngo buze, buriho burasanzwe. Ariko icyo yavuze hano ni ukugira ngo burusheho kugwira, burusheho kwiyongera. Yego. Ubu bwami ni ubuhe? Hano niho tubisanga mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 3 umurongo wa 2. Aho yavuze ngo nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Yego. Aha yavuze ihinduka ry'ubuzima ryuzuye. Kureka ibyaha burundu. Kuko twababariwe. Yego. Ibyo ushaka bibe mu isi kuko biri mu ijuru. Haleluya. Amena. Ubushake bw'Imana ikunda imbabazi kuruta ibitambo. Yego nukuri. Yishimira imbabazi, yishimira kubabarira kuruta uko yishimira amaturo dutura. Yishimira abanyabyaha bababariwe bagakomera kuruta ibitambo. Amagambo 3 yerekeye abantu rero. Yaravuze ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Yego. Bivuga ngo isubiza ibibazo byacu bya buri munsi. Tugira Imana isubiza ibibazo byacu bya buri munsi. Twaba dushoje ikamenya yuko dushoje ikatugaburira. Uko turi kose ikamenya ibyifuzo byacu bya buri munsi. Yego. Isubiza ibibazo byacu uko bukeye n'uko bwije. Usomye mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 11 umurongo wa 3. Haravuga ngo uko bukeye uje uduha ibyo kurya byacu z'uyu munsi. Yego. Iki ni ikintu gikomeye. Iyo twibutse tureze hariya mu butayu abiseri bari muri rwa rugendo twese tuzi tuganiraho umunsi ku munsi. Imana ibahaye ibyo kurya irababwira ngo baze batoragura ngo umuntu wese bijyana n'ibyo ari burye. Ati ntiyagira usigaza iby'ejo kuko iby'ejo muzabihabwa ejo. Ariko abantu kubera kutumva, hari bamwe bahise begeranya n'iby'umunsi w'ejo. Buca zabuze. Yego nukuri. Imana yari yashatse yuko kugira ngo ibereke yuko ibitaho umunsi ku munsi, mu gitondo ibitaho, ikongera ikabitaho mu gitondo bukeye, ikongera ikabitaho mu gitondo bukeye, umwaka ugashira, imyaka 2 igashira. Yego nukuri. Yego. Reka hano tuvuge ko ibyo kurya bimanuka biva mu ijuru. Yesu yaravuze ko ari we mutsima wavuye mu ijuru. Usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani igice cya 6 umurongo wa 32. Yaravuze ati ni ukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru. Yego. Ahubwo ni data wabahaye umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Yego. Ku murongo wa 33 aravuga ngo kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugaha abantu bari mu isi ubugingo. Haleluya. Amena. Umutsima wavuye mu ijuru ugaha abari mu isi ubugingo. Yego.
arongera aravuga ku murongo wa 35 ko ari we mutsima w'ubugingo Yesu yabivuze gutyo ndetse abayuda baramwitotombera ngo kuko yavuze ngo niwe mutsima ngo abarya umubiri wiwe uyu nguyu karatubwira kurya umubiri we reka noneho ijambo rya kabiri aravuga ngo niyo ntego yacu uduharira imyenda yacu ari naho cyane nashatse yuko dutekereza kandi dutinda hanyuma buri wese arebe uko aje ababarira uko aje atanga imbabazi uduharira imyenda yacu mu buryo bw'umwuka ni ukuvuga ngo utubabarire ibyaha byacu Luka niwe wabivuze neza mu gice cya 11 umurongo wa 4 aravuga ngo utubabarire ibyaha byacu yego Mariko ibice 11 umurongo wa 25 yaravuze ngo nimuhagarara musenga hakaba hari umuntu wabagiriye nabi mumubabarire kugira ngo so wo mu ijuru abababarire ibyaha byanyu yego bene data bashumba duhuriye kuri uyu murongo bavuga butumwa ndagira ngo buri wese atekereze kuri iri jambo nimuhagarara musenga hakaba hari umuntu wabagiriye nabi mumubabarire kugira ngo so wo mu ijuru abababarire yego ni ukuri umurongo wa 26 muri icyo gice cyo muri Mariko aravuga ngo ariko nimutababarira abandi ngo so wo mu ijuru nawe ntazabababarira ibyaha byanyu yego hajemo ikibazo kitoroshye ukuri kenshi twishimira ko Imana yatubabariye ariko tukibagirwa kubabarira abandi yego iryo ni ijambo rikomeye abantu kwirengagiza uwagize amakosa umunyabyaha tukaba twakwanga kumubabarira cyangwa se tukamuha kondisiyo ngo ugire gutya turabigeraho mu kanya gatoya tureba icyo Yesu yabivuzeho yego Paulo yandikiye ab'Efeso mu gice cya 4 umurongo wa 32 aravuga ngo mugirirane neza mugirirane imbabazi yego mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo Imana yatubabariye muri Kristo amen mugirirane neza mugirirane imbabazi mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo amen ndagira ngo dutekereze ku magambo Yesu yavuze dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 18 umurongo wa 21 ni umugani yaciye bivuye ku kibazo Petero yarabajije Petero yarabajije aravuga ngo mwene data nangirira nabi nzamubabarire kangahe yego ageze aravuga ngo ngeze 7 Yesu aramubwira ngo sinkubwiye yuko ugeza 7 ahubwo yuko ugeza 77 yego bisobanura ngo ni inshuro zitabarika inshuro umuntu adashobora kubara yego ni ukuri inshuro zitabarika ubabarira umunyabyaha yego inshuro zitabarika utanga imbabazi Yesu aravuga ngo ubwami bw'ijuru bugereranywa n'umuntu washatse kubarana n'abagaragu be ngibyo yababikije umurongo wa 24 muri cya gice cya 18 yego noneho bamuzanira umuntu wari umufitiye ibintu bibarwa ngo ni taranto inzovu nsoma nasanze ni 10,000 by'itaranto
hari bibiliya nasomye iravuga ngo ni za miliyoni z'amadolari. yego noneho uwo muntu ngo ntiyari ashoboye kwishyura uwo mwenda wose. yego noneho shebuja aravuga ngo uyu muntu akwiye kugurwa iwe ubwe, umugore n'abana ndetse ngo n'izo afite. yego akivuga atyo uwo mugaragu aramupfukamira amwikubita imbere. umurongo wa 27 bavuga ngo shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda wose. ariko icyaje kuntangaza, uyu mugaragu asohotse, uyu mugaragu asohotse ageze hanze asanga ngo undi mugaragu mugenzi we yari yarahaye denariyo 100. yego bibiliya iravuga ngo aramufata ngo aramuniga, ukuri aramubwira ngo nishyure denariyo zanjye 100. mugenzi we aramwinginga, aramuhendahenda, aramubwira ngo ntabwo icyo mfite mbabarira, ngenzereza buhoro nzakwishyura. ariko ngo aramuniga. muri kwa kumuniga aramufata aramujyana amushyira mu rubanza. noneho amubwira ngo nishyure umwenda wanjye. umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga, ntibizashoboka, ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. yego abagaragu bagenzi be babonye ibibaye bariruka babwira shebuja, bamubwira amakuru yose uko agenze. shebuja aramuhamagara amubwira ngo ariko wa mugaragu mubi we, ntiwari ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? yego ni ukuri. shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda we. twababariwe byinshi, kuba twarababariwe byinshi. ese natwe tubabarira abaducumuyeho? noneho nagerageje kureba ziriya taranto inzovu, aho nasomye bibiliya, hari bibiliya nindi yambwiye ngo ni amadolari ngo za miliyoni nyinshi. ndeba na denariyo ngo ni umunsi. n'abasirikare b'abaroma, umusirikare yahembwaga idenariyo ku munsi. yego noneho ndeba uriya muntu wababariwe za miliyoni ariko ananirwa kubabarira idenariyo nkeya cyane. twarababariwe, natwe tubabarirane. yego twagiriwe imbabazi zitabarika. haleluya, amena. natwe niko dukwiye kubabarira abandi. imana igira imbabazi nyinshi, ariko kandi icira urubanza abanze kubabarira. yego imana ni inyembabazi, imana irababarira. haleluya, amena. kandi hejuru yo kubabarira iyo ibabariye iba yababariye, ntizigira dosiye ngo ibiri hariya ari dosiye, iba yababariye. yego ni ukuri. ko twababariwe tubabarira abandi. aha zatumye nibuka Pawulo amagambo yandikiye Filemoni amwingingira Onesimo, yego uwahoze ari umugaragu wiwe. yaramwinginze. usomye umurongo wa 7, Filemoni ni urwandiko rugira igice kimwe gusa. yego yamubwiye amagambo aravuga, mwene data, nejejwe cyane kandi nahumurijwe n'urukundo rwawe, nuko waruhuye imitima y'abera. yego umurongo wa 11 n'uwa 12 avuga,
ndakwingingira kugira ngo wakire umwana wanjye nabyariye mu minyururu yanjye Onesimo. Yego. Utakugirira umumaro kera ariko none akaba utugirira twembi. Niwe nkugaruriye. Ndakwinginze umwakire nk'inkora mutima yanjye. Imana ishimwe. Filemoni yari afite impamvu yatuma yanga kwakira Onesimo. Impamvu yari afite uyu Onesimo bivugwa yuko yari yaramwibye. Nuvuga ngo bari bafite impamvu, bari bafite icyo bapfa. Yego. Ariko ijambo ry'Imana Pawulo mu magambo yo guhendahenda, mu magambo yo kwinginga no kwereka Filemoni uwo ari we, aramubwira ngo umwakire nubwo atakugiriraga akamaro, ariko muri iki gihe cya none atugirira akamaro twembi. Ni ukuri. Ugiye kureba hari abo ushobora kugira ibyo upfa nabo birahari. Hatabaye guharira kubera imbabazi twagiriwe, kubera abo turi bo twagirwaho n'urubanza Yego. kuko tutababariye. Pawulo aramwinginga aramubwira ngo nguyu ndamukugaruriye, umwakire ng'inkoramutima. Yego. Icyo bikora nari nkunze kumugumana kugira ngo ankorere mu cyimbo cyawe, atariko sinabifata uwo mwanzuro wo kumugumana njyenyine, ariko nguyu mwakire. Yego. Twakira abanyantege nke. Haleluya. 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 Abanyantege nke tubakire, tubakomeze. Umunyantege nke umwakire, umwerekeze muri urwo rugendo kuzageza n'abakomeye. Yego. Kandi umuntu mubi azavamo umwiza. Ni ukuri. Imana itubabarire cyane. Yego. Yego. Umuntu mubi azavamo umwiza. Iyo yabonye umuherekeza akamufata ukuboko, kandi twese nta n'utarigeze afatwa ukuboko. Haleluya. Amen. Hari uwafashwe ukuboko n'umubyeyi we, hari uwafashwe ukuboko n'umushumba we, hari uwafashwe ukuboko n'umugore we, hari uwafashwe ukuboko n'umugabo we, kandi ndagera hagakomera. Yego. Kumufata ukuboko narimvuze ni ukumwemera mu ntege nke ze, mukagendana kugeza n'abakomeye. Ariko kenshi abantu barimo kwirengagiza ibyo. Ntawavutse akomeye, ntawuvuka uwo munsi ngo yuzure ingobyi. Twegere abanyantege nke. Pawulo yabibwiye ab'i Roma aravuga ngo buri wese abe inyunganizi ya mugenzi we. Yego. Buri wese abe inyunganizi ya mugenzi we, amukomeze kugeza akomeye, nabo uzahabwa ingororano kubw'uwo wakomeje. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none, twibukiranya ijambo ry'Imana. Yego. Dukomeze iri jambo Pawulo yavuze ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha. Birahari, ariko imbabazi zizamuke zisumbe ibyo bindi byose bihari. Yego. Yego. Kubabarira kuzamuke. Haleluya. Amen. Mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Imana ishimwe. Turamenye tutaba nk'uriya mugaragu wasohotse ageze hanze afata umugaragu mugenzi we aramuniga kandi batarigeze anigwa. Ni ukuri. Iki kintu tukizirikane cyane, twige kubabarira, twige gukomezanya. Yego. Twige kubana n'abanyantege nke kugira ngo tubakomeze. twige kubafasha kuko natwe twarafashijwe.
imana ihimbazwe cyane. amena Twige gukomeza nabo ejo bazaba bakomeye bakomeza abandi. yego yego rwose Nimuze tujye inama naho izahava ariko imbabazi zirenge cyane amakosa n'ibyaha bikorwa mu miryango hirya no hino aho dukorera. Izo mbabazi bituma urukundo rukamuka mu bantu. Hariho umuntu numvise avuga ngo aho guhura n'umurokore wa none ngo uhura ngo n'umuntu utari umurokore. ngo inabi yose n'ibindi byose bisigaye bikorwa n'abarokore ariko uwo ni uwo hanze wavugaga gutyo twagufata nk'ukuri ariko imitima yacu yuzura imbabazi. Ijambo Imana yashize ku mutima ni iryo ryo kugira ngo dukomeze abanyantege nke tubabarire mu ntege nke zabo. Duhereye mu miryango iwacu, mu bo duturanye, intego yacu ari ukugira ngo twubake ubwami bw'Imana. yego Intego yacu ari ukugira ngo twubake imiryango mizima. Imana ishimwe Intego yacu ari ukugira ngo bigere mu gihugu bisakare mu bihugu dutuyemo yuko twagiriwe imbabazi natwe tugira abandi imbabazi. yego Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana data Tugiye kukuvugira neza